kandi ubushize twagarukirije kuri 15 kandi Yesu nyine gusa nkaho akimara gupfa 15 wabonye sawa mukomeze mwiriwe neza Yesu akomeza abane natwe kuvuga amina ari ikintu nshaka kubanza kubabwira cyabaye ubushize kitari cyiza sibyo cyane soti wowe soti birabe nize kutazabyindira sibyo ntabwo bizongera rwose oya ntabwo bizongera n'ukuri kw'Imana kanga mana dukunda twese twemera turagusabye yuko no munsi waturamukije amahoro tukaba tugiye gushaka indirimbo keza kawe wanditse muri iki gitabo kizira inenge ugejeje ukora Mami mbaye gushimiye yabibutse ibyo wankoreye Yesu data mbaye gushimiye wandokoye nari mfuye rube Mwami Yesu turi kimurengezi haleluya wandokoye nari mfuye rubi wandokoye turi kimurengezi haleluya haleluya tujya mu mwuka Yesu ndagushimira cyane kuma imbaraga zo kugira ngo neranye rino torero hano Yesu mwami ndagukunda cyane ora ntabaye kuri wa munsi ku musaraba wambwiye kuzabikora none urabikoze unzanye imbere ndabaza musikiye mani Yesu gwino yamu wambye ngumeze ndambuka isi yose kwisusi ngumeze mvuga ibyiza byawe byose mami ndagushimira cyane mumenye umugore mwiza sandi imbere yanjye aramfasha mani nanjye muganga gushimira cyane Yesu Kristo mami urapfira ku musaraba umbwire ko imbaraga zawe zose zimaye nzajya kwisose ngavuga ibyiza byose wankoreye mfite itorero ari inkunda mami Yesu ndakintu nakubwira sibyo kugusimbaza haleluya haleluya kwimanza ari kucyumweru wazi tugakoreze tukajya muri rusengero ruramuga kwa pastor Mugande kwa pastor Mugande gira amakare mbabarira wakurisha ya geste kana geste nabonye kana muri bino bihe byabonane no kurangiza umwaka ni imbere man kandi none urebe kunambaye nambaye agasuti kandi akaguhaisha Hey! God, not like that, Megan. Uvango mbwire rero. Unafite tekinike nanjye. Ronza ko umunyamahanga sha. Urabyumva? Ndabyumva neza kabisa. Omu tugende. Think say they wise. Ya boss. Oga tugende. Sawa ndambura 15 tugira 15 andi akimara gupfa gize wa mugabo amucuma kumutera rwabo mu bavuga amagambo meza yavuze nshaka kubwira iteroro ryanjye wahabonye sinyere Ubwiza mwiriki. Umvasero bai bano byose takamba kubekarana mbwenge man. Ndukora geste kacamo. Kandi tezubaka n'igipangu muri Kigali. Uya we n'iki kibazo ngenda bizi ni mpamvu. None senze mumbwira. Ntabwo twagiye tutabanje kuhamagara Muganda. Wowe kuko ufite nimero za Muganda muhamagara kandi Muganda arakwemera. Kwemera ko muvuge. Indikije ku manywa ndabufunga. Ariko Nelson abantu tugomba kubakona amakazi neza tukabaho gute tukabaho gute ba 14 akwa mugani uribuka ko n'amagambo nanjye ndagafunga neza hagisoro bandi mumagara Allo mukomere muvandimwe wanje Soroba hano niho hani turaho turashima Oya nyamuneka nashaka kubwira ku bintu by'inkunga yatugezeho dufite umunyamahanga uvuye Korea abaterankunga bavuye muri Korea reka ngiye shehe maze bamaze kutubakira umusigiti bakubakira umusigiti bari gusuzamo n'amatapi ahubwo mbwira ahantu uri ndi kuture ndi ku rusengero handi hejuru sawa nyamuneka buturashe nta kibazo sawa murakoze kabisa tugiye kugenda
uragenda umva utavuga ikinyarwanda wina kinyarwanda banza sapuringa musanga pe please adharistira harajata hapisatara karajata ni na kanisa uri Kigali tuzarya cyangwa mwana umva rero tukigera yindi diru taza kwibagirwa yo kubwira bade akuni nako abantu abayoboke batokaza kwitabira kantu ko gutura wode kuvuga mu cyarabo na bizira barabura sawa tubarabure mumfashe dushima Imana. Haleluya. Wese pastor, urusengero rwacu ugiye kurindira umusigiti? Oya, ntago ari ibyo ndi kuvuga. Ntago umuzi wa muvandimwe Soroba wundi umusiramu. Ntago mumuzi? W'ubucuti yacu. Hari umuvandimwe nyine bajiranye w'inshuti yiwe uturutse hanze muri Oman. Agiye kuza kumenya mu bacyo umusigiti. None aragira ngo nagashaka gusubira agasura muri Oman atamungejejeho. Ntago mwakishimwa umuvandimwe aramutaje akatwubakira urusengero. Forte de valores. Tu como você não passa aqui no mês. Só. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Hano muri Kigali uri kumva tugakora ikintu kiri imverebo kwa jina la Yesu undebere tegure umusigiye kuza tutu hanze umuvandimwe n'inshuti yacu Soroba muramuzi rero haji sibyo tureneze neza bamara kuza turabakira sibyo twabitojwe situra abanyarwanda haleluya kazora ndagira ngo ube hafi sibyo bakimara kuza kakarimbo ko kwakira abantu abashyitsi sibyo kameze neza sasa ndagira ngo mwese muruzi kana mujye nago yaje ariko ndagira ngo mumfashe rero bano bashyitsi bagiye kuza tubasengera bagira ngo amahoro sibyo haleluya Bakristo bavandimwe twafasha mizazo katwakira abashyitsi bakire barahageze. tugushimiye kwakira abashyitsi ko urimo satani ntabwo ari gusa iyi ni indirimbo twavuze y'urusengero Pastor Kwira araje umuntu w'umunyamahanga yumvaga ari byo tutekara karirimba kugira ngo mwumvise neza ko igihugu cyacu cyakira abashyitsi neza. uburyo ushobora guhimba indirimbo ako kanya none itari y'urusengero Byari byiza gukoresha karirimba kugira ngo twumvikanishe ko igihugu cyacu cyakira abashyitsi neza. ubutaha ubimenyesha Yesu abwe icyubahiro. Nkuko mwayibonye tumaze kwakira abashyitsi bacu nize ko mwari mwabishimiye. Simwabishimiye? twabishimiye haleluya Amen. Sawa. Mboka duhereze ijambo umuvandimwe wacu Haji Soroba ambo tugezeho ijambo ritoya anatwakira umushyitsi mukuru. Haleluya. Mfashe tube hafi tuwache. Karibu. ثم صلاة والسلام على خاتم النبيين وآله وأصحابه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. bavandimwe
abayisilamu n'abatari abasilamu inama z'Imana tubanje kubashimira amahoro y'Imana bamwe abane namwe alhamdulillah alhamdulillah n'umuvandimwe abishimiye amahoro y'Imana abane namwe murakoze cyane. Pastor Mugandi na mama Pastel Sandra ngabamagaze imbere yanyu nka Haji Soloba Ali Yusuf tukaba turi kumwe n'umuvandimwe Alhaji Misusu from Oman. Iwacu nta muntu wigeze yiyahure. Iwanyu bari yahuye se? Sasa ina alhad la hajj saba. Ashaka kubasuhuza. Wani nisange. Naam. Aravuze ngo aragushimira cyane. Ni karibu. Ajali hadi hamdan yanga ajadasna khanisa li ajada ban pasteli la falita kharijana musandira Mugandi ali hadam mama pasteli sandoli hadana jana amsabada hani. Naam. Ngo kuva muri Omani yishimiye guhura n'abantu namwe agahura na pastel agahura na ma pastel mwese n'abantu bavandi mwese arabishimiye cyane ubu ngubu ikibazo afite no kurara mu butunzi afite yasangira namwe. Mubwira ko nta kibazo azisa. Inna hudul bahza la hada mahajada. Nesiya chatahariya sada. Ngarabishimiye cyane rwose bavandimwe ngo kubaje no gusengera kabisa. La inna hajada saliyadana am Omani ala hajada khastabun ara pratre yara jada sobliana na jada hasdun. Umva arabakunda cyane ku buryo no muri Omani hano yarari yaramaze gutanga inema 35. Barifuza ko yabagabira hanga akaba rwose nkukanye bakiye umusigiti namwe nyine akabaha mwese mukora kabisa. Amen. Sabli anda hajaliya danabu akalia dana hajo asalia to dangalia jo to masnyani garo badani bere gada jada howa steli aja dan khanisa are badane Pastor ibi nambwiye nimbikubwira uvuga ati haleluya nubwo ndumusilamu Pastor arambwiye ati ahantu yari muri Omani urumva nyine ura afite ikibazo cy'uko afite ubutunzi bwinshi bumaze kumurenga nyine no yabona amafaranga ari kuba menshi cyane biramurenga byatara kumva ko nyine ibintu ari ibintu bikomeye cyane none yavuze ati kamujina nyine mu kandi sayani arashaka ayikubita amaguru 15 urumva ayizamure neza ibiri fresh kabisa none n'ikindi washimiye umuntu. Haleluya. Yarasabye kandi kantu mbere yuko avuga ashaka kubarimbira karimbo gatoya ngo hari ikibazo Ni karibu. mahadul hadala ya abuba abuba liya steli jada hosirida do banya agiye kubarimbira mwitegure kandi mwishime nkukaje kwishimana na kibazo Bisa dumbe ngo ari isanga. jira hamdina turashize noneho. livuya jada humdira Amani. adani sabli adani Yesu we. Iwacu nta muntu wigeze yiyahure. Iwanyu bari yahuye se? iroba hirastaranga naam jodo aravuze ati nk'abavandimwe abashiriho umudiwari kibazo bana dihaho nta kibazo inshallah mahadul hada inshallah ya abuba abajida no jodu araka pambajida alisa barina ujuduna alisa bonde ikalisa ni kopangari ajaje sabuni Yesu we. mashallah habibi abana ngarabishimiye kabisa ifarate krajra traxire trabarakra frasiateni Allah akbar umva ngarabishimiye ngo hejuru Leave at kamuzastre trakochadar pastor rokurop tren natr mama franga ya Allah ukubera kurusha kuba amafaranga ngarumva bitanye kumutera genda ku mutima ashaka kuba barumufasha no kurira Jalesi Galile Jalesi Alile Oya ni hanga. Jalesi Alile Umra Pu
amarira avuye ku mutima Live under recretre chateni. umutima munda mu moyoni wa Live amani alat God all reflected. ngo mumwemera arira atakambe nk'umwana arire Chachi live ala kresteti madaratri. bari kubyumva ku mutima biri kumushima ngo shwashwa Riataka jana abradigeni. nuko mureke twumve amagambo Imana yanditse Live ajat kastele adara jari akaratri. kutuza tuja kumva igisa cya Musa na Firawuni Live arek tre. yafashe abayoboke bose abashyira ku murongo aberekeza ku nzira Ale pretre crojera here tretro pretre. bose arabajyana araberekeza arababwira ati tugende ikayaye fil tujye kureba intumwa Arajo perekretre mnestro prekrenaratri. bageze ku nyanja afata inkona akubita mu mazi ngo pa Live apkajat. amazi aratandukana yose ngo ma Live apkajat. wowe urinde utatega kubera Imana Li are fetre wowe kajat. urinde Ara pretre ja. arabasubira ngo ni wowe urinde Abaster karet kabach are. abapasiteri baciye muri ya mazi barambuka inyanja barayambuka yose Rip are keto. bose paka kuri ya kana imbere y'Imana Li agele stelio diana. ubwo nibwo buzima twifuza Keep alecro. basarabeshya nakubeshye Keep pressure to men. kuki mushaka kubigira ibintu bya puresha Yejele trepa life. ubuzima Imana arabahaye Live life change. ubuzima burahinduka Karetre pastor change life. ni gute ubuzima bwahinduka buciye muri pasiteri mwebwe bitewe n'imifuka yanyu Kongera zentere transport. ihangane ushyiremo imbaraga wumve ko byashoboka Parecrochetis. reka basomere igitabo cyiza kayawe De pretrekes. repereteke mwitegure neza mwese urabona ko umwuka ukora assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekreta. mwitonde neza mwumve Li arisen garajud. Musa yongorewe n'Imana Arktretrochos. ari kureba umuriro waka mwebwe muri bande No fre agrete kajoros tretrena. Allah aramubwira ngo ijuru ndari guhaye n'isi ndari guhaye nukufatamo ibyawe ukabitanga Li adrek dijaresti arepretreketena asteri. ngo umururumba n'ubushurushuzi nta kintu byakugezaho Anef get irekure utange Kapis get trote. Allahu akbar ngo pasi nimwe mufite n'akadobo mugashyira no ku meza kubera Imana Anakandradris. mubyumve neza ko agaseke gakene imbere yanyu Sine delang jinaski pastor kunyadrena. ijuru murifite n'abagore beza muhanira kuri ino si Imana muzabasanga mu ijuru Lekli ajona red kara change life. ari abafite amabuno n'iki byose azabahindura ubuzima Together ajo diatrama chitana na gudu. na ushobora kuryama ukabona n'umugore mwiza ushobora kuryama ukabona n'amafaranga Lip akachi astro break great management secret garajana. nam rero ukuntu bigeze izi saha pasiteri dufashe ngo ushyire akadobo ngaha abakirisitu baraba ukuntu bitanga turebe natwe ko twajya kuri banki tukabazanira amafaranga ikibazo suruba mahudu luhuju hadasane in banka Nyale kama treneo. nam mubwira abayoboke bawe pasita Arrekretre street runner akrofan tarajra tramado. nam bumvishije ukoresheje igitabo cy'Imana haleluya haleluya wumvishe umuvandimwe amagambo yavuze arakomeye cyane aratureba ntatureba twari gutura twaje twabyiyemeje alhamdulillah suruba bahada dulu Kretre stradro manakretrona. urumva mwabikora mu buhe buryo bwakihuta kugira ngo abone ukuntu yabagezaho mwamusobanurire twakabikoze gutora twari kubikora ariko ikintu duturiramo kagaseke kumugisha ntako dufiteho Leprekle dobo. ikibazo niba mudafite agaseke mufite akadobo nta ndobo hano ihari ntacyo Anacha tretram. Sabudu bihudu noha. Rwanda remember amujisha mana gwera amujisha. mwishime cyane kubera ko yari yabiteguje tujya kuva ku musigiti yambwiye ngo uko bubakira umusigiti nawe shehe itwaza akantu kadufasha kwiye kakoreye mu Rwanda ariko yatanze komanda ari mu Romani turashize noneho akaba akita ingoboka
unyumve neza rero. Haleluya. 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 Tafadhali huzo. Trafatra. Najya mbabwire. Mubona ko abavandimwe babaje bitwaje zarive. Ngibiye bivanye ku musigiti. Rero Pastor yarasabye ngo ature isengesho mu buryo bwe busobanutse uko mu Romani. ngo ni isengesho ry'ituru. Rekretreje de pastre dragaja. Naam, iri sengesho rero rigiye gukoreshwa mu gutura. Rekretreje dreniloloje estregre badrananga. Gutura bivuye ku mutima wawe naho undi muntu ureberaho. Ira chuple estregre drenio. Wumve ko biri kuva mu mwoyo imbere. ntabwo bufite Ari kumva Maria ari kuza ku mutima. Mugerageze namwe mwihangane mu bikorwa rwose nyamuneka. Rekretreje. Ijambo rya mbere rivuga aya mbere agezemo. Rekretreje. Bakristo bihangane, pastor agira icyo uvuga bayihangane. Ruk rekretreje tropresedrena. Mashallah, mumuyazane mwese nta kintu mwitayeho. Liva jadrena gase. Wewe Imana iguha ijuru. Live aratrena. Imana iguha ijuru nta kintu atanakomanze. Frutra gresidrena gajado. Kabisa kabisa. Nawe utanga wari wese ijuru arimo na udakomanze. Akrajado bradi. Aragushusha guha imigisha yuzuye imbaraga. Rupre gaja Wowe trato. kumusatsi wawe uzaba mu bindi ko paka. Bradi. Ugiye kunyereza kabisa. Rufrekratra banana. Undi wari wese ushobora kwitanga abo n'ijuru. Kurupritana. Akumvereza ko ijuru ifunguye imbere ye. Lokreja Jesus karetrana. Jesus aguha ijuru nta muntu yibashisheho. Kopretana shatra krosi. Bamufate mu ntoki gukureho ibyaha byose wakoze. Kopretemo Agukuraho beneja. uburaya wikoreye ku mutwe. Rokretre Agukuraho ubusambanyi ufite. ngaho ziba nabyumva Bose babyirukanye mu izina rya Yesu. Rokanaseri. Ya Allah. Roprojectara. Aragusengeye ko iyo misatsi irinda bigafite Promnetre jodo. nuyikuraho uzabaho neza. Pasareka neji. Pastor mugira icyo umubwira. Ubwo mukoze w'Imana. Urakoze cyane. Amen. Gibwire nabandi bakomeza bazi urumva. Batakunze guhutisha n'ijisho. Dere presato krodiri. Aguhaye ubutunzi ahantu hari hose ugiye. Riple arati. Wamuciye amafaranga mwirukanka. Aratadi kamjata. Ujye kuducisha mijisho wacu. Lajarido. Rajarido aguhaye imigisha. Lajarido. Aguhaye imigisha. Lajarido. Urakoze cyane. Saba akratina jada. Urashize mu rwego rw'urwego rwose. Ifra Ubusambanyi babugize bukuvuyeho. Sapretanena. Ubushishozi wari ufite bwose Jakarada bwiyongere. mudani. Pastor igihe kiramubwira nawe. Lajari. Amena. 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 Haleluya. Amen. kwa jina la Yesu mundebere huyu Harahugira ibintu bikagucanga se kakwikaragera ku mutwe. Turi gusirimbana na Yesu Kristo. Mose katora. Y'amafaranga mwayafashe. na telefone yanjye. Twebwe twari imbeba mu menyo. Litada jada mudi asali. Nihangane ibya mbere ibyo ntabwo nabyihanganira kabisa. Uzuga akagabo ajya ngo kavuka muri Omani. Amafaranga ni mabi kabisa. Niyo muri Omani pe. Ko yakora bitangiye ni bari ko
gajato Brasil. aragusuja guha imigisha yuzuye imbaraga Rupre wowe gajato. nk'umusatsi wawe uzaba mu bindiko paka Rupre gajato.